bana b'ikinyoma, kuki mukomeje gupfukirana ukuri? Uyu munsi mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye nibajije nti bana b'ikinyoma, kuki mukomeje gupfukirana ukuri? Iki ni ikibazo nibajije nshingiye ku ngingo nagize ni izina ni inkangura. Izina ni inkangura, kuko tukomeje kubona ikibazo gishingiye ku izina. Bakavuga bati izina ry'amagenerano ngo ntiyemewe, ngo ntawe waryandika. Akenshi abandi ngo mujye mushaka utuzina tw'udusirimu, ariko ibyo byose ni ikibazo cyo gupfukirana ukuri. Ni ugukomeza kuba umwana w'ikinyoma udashaka gushyira ukuri ko kujya ahagaragara, kuko izina, iyo wita izina, abita amazina akenshi ubundi hambere aha, cyangwa umuntu utekereza neza ashingira ku bihe. Hari ibihe turimo aka kanya, ibihe biriho, ibihe bizaza n'ibihe byahise ibyabayeho. Rero ibyo byose bifasha abariho cyangwa se abazabaho kwimenya, kwisobanukirwa, ku buryo niba wari uzi ngo umuryango wanyu uri mu kaga, ukamenya uko utwara ibihe, cyangwa se umuryango wawe wari ukomeye, ukamenya uko ukomeza muri uwo mujyo. Ari byo byose bifasha, iyo umaze kwimenya nibyo bifasha wowe uriho cyangwa mwebwe muriho n'abazabaho gukomeza amateka cyangwa guhindura amateka. Hari gukomeza amateka aribyo bita kurinda ibigwi. Hari abana muzumva bitwa ba murinda bigwi, cyangwa guhindura amateka. Ba bandi baza bahindura amateka barahari nayo mazina, ayo mazina nayo mwayashaka mwarahari. Abana baza bahindura ibihe, bavuga ati ni mbonye icyambu, noneho kako nawe ukagenda ukaba icyambu koko cy'umuryango, ukaba ugahindurira amateka koko. Ibindi bintu abantu bakunda kwita amazina bashingiyeho ubundi bazima bakabaye batekereza. Akenshi na kera ariyo mazina, nanone ubu ngubu turi kurwana nayo, ngo ataki bavuga ngo ni amagenerano, ngo ntagezweho, ngo ntabwo ari amasirimu. Bajyaga bashingira ku cyitwa ibyifuzo. Hari ukuba wifuza ko umwana wawe azaba iki n'iki, uzaba umugabo, uzabe ibi n'ibi. Hari ibyifuzo, ukuntu umwana wawe umwifuza ko azaba. Hari ukuba, cyangwa umuryango wawe hari ibyo uwifuzaho. Rero bigatuma ushobora kwita umwana wawe ushingiye ku byifuzo byawe, ukamwita izina rijyanye n'ibyifuzo byawe. Ikindi, ushobora kwita umwana wawe umurata. Ibyo bintu nabyo abantu bitaga barata abana, kurata, kumurata, ati ni nyamutegwa amaso, ni bwiza budashirira nirongorwa, ati ni keza. Ni wenda amazina ndaza kurekera kuyavuga, kandi ndeke kuvuga amazina kuko ibyo bintu byaneranye na benshi, tutaza kunabipfa. Noneho muzumva hari n'amazina ashingiye ku maganya, ku kwibaza amazina ashingiye ku maganya, ari nayo ubu ngubu akenshi hari bita ayo magenerano, bari kwanga kuvuga ngo ni ugutura ibibazo byawe umwana. Ariko burya hoya, kuko bituma iyo wise izina rituma, kuko uba washingiye ku bihe urimo nk'umubyeyi, cyangwa se uko ubona hano hanze, ati ntibyoroshye mwana wawe. Ukumva hari n'abitwa bantambara, kuko nk'abo bitwa bantambara rero bibafasha kurwanya, gusubira muri aya mateka mabi y'intambara, bibafasha guhindura. N'ikizina rifasha guhindura ibihe, cyangwa guhindura ubuzima bw'abawe, cyangwa se gukomeza muri uwo mujyo w'ubutsinzi. Nihe bavutse twari mutsinzi, ugomba guhora nawe uri mutsinzi, umurinda bigwi, ukarinda ibigwi by'intsinzi yabawe, by'intsinzi y'igihugu, by'intsinzi rutaneshwa. Ikindi kintu abantu bakunda kwita amazina bashingiyeho kubwira abantu, ukababwira ubishongoraho, ukababwira ubashima, cyangwa se ukababwira ubacyurira, ubabwiza ukuri, ukuri, ati mwebwe ndabazi mbarimo. Ndeka nceceka aho ngaho, wiyongeza aho ngaho. Ayo mazina nayo niyo mazina ari ikibazo umuntu aka kanya. Areba bitwa ngo banseka, nabo bagira igomwa, ni menshi. Rero usanga nk'ayo mazina yose
ubu ngubu ngo ntibyemewe kandi se kuko uko izina ari iryo muntu umugani w'umunyarwanda ubu ngubwo nushaka gupfukirana izina ari uzaba ushatse gupfukirana ukuri kuriho niko bimeze kandi ibyo kuvuga ngo urusirimu utagira igisobanuro ukita umwana wawe nta gisobanuro ufite nta n'impamvu bimwitiye ngo ngaro ukazina kwigana abandi ni ukuba nyamugi iyo bigiye cyangwa se ushobora kuba kitagira umurongo ugenderwaho umuntu yita umwana we bitewe n'ibyo byose nagiye mvuga ibyifuzo byawe iki byose ibihe wanyuzemo byose kugira ngo umwana abereho kuza kugira icyo akora cyangwa niba ari ukurinda amateka niba ari kuyahindura cyangwa se amenye ukuri amenye inyanja twogamo umugani hari ukwita umwana we ushingiye ku bitangaza hari igitangaza gutangara mbese cyangwa kwishima ugaserebura wita umwana wawe ndizihiwe muzamwumva ni umwana wawe urumva uti nshize irungu noneho mwakabyaramwe imyaka yose namaze urumva umuhoza wanjye umpoza ibyo byo niba ari ibyifuzo niba nabishya umuhoza rero uzumva ayo yose kuko se ni ukwita umwana hari icyo ushingiyeho ariko abo ngo ni ukwita umwana ushingiye ku busirimu ariko ubusirimu butagira igisobanuro butagira n'imvo cyangwa n'icyo bufatiyeho sinzi ubwo busirimu icyo basobanuye uretse kuba kwigira sinzi ibyo uba wigize aho hagati aho reka ndeke ntaza kubaho nanacumuye ariko mu by'ukuri hakenewe kugira ngo wite umwana ushingiye ku mpamvu ifatika kuko akenshi kwita umwana izina bimufasha kwimenya nyuma yo kwimenya akamenya imvo kuko ngo utazi yava ntamenye yajya rero iyo umwise ukamuha igisobanuro cy'uwo ari we kuko izina ni igisobanuro cy'uwo ari we amenya iyo ava kugira ngo azamenye niyo yerekeza bimufasha ko rero iyo ushatse gupfukirana umubyeyi wita izina ukavuga ngo iryo zina ngo yasingemeye cyangwa se uwo mubyeyi nawe agashaka kuvuga ati ngo sirisirimu kadushaka kandi kazina ababyeyi nabo hagati yabo umugabo n'umugore bajya babipfa umwe azanye izina tundi ngo sirisirimu urumva n'ubuyobozi nabwo bukazamo ati ngo iryo zina ngo nirigenano situryemera uba ushatse gupfukirana ukuri kuriho uba umeze nk'upfukiranyije ukuri kuriho cyangwa upfukiranyije iyo ushatse kubuza umubyeyi kwita izina umwana ashaka bitewe ni uba ushatse gupfukirana ibyiyumvo bye ibyifuzo bye kurata kwe amaganya ye uba ushatse kumubuza mbese ni nk'aho ari ukumupfukirana mu byiyumvo byiwe byose ko umwana uba ushatse kutamutwara uko umubyeyi ashaka ko agenda cyangwa se umubyeyi ashaka ko umwana azamubera nifuza mu byifuzo byanjye nifuza ko umwana wanjye uzaba umugabo uzagira utya kuko urabona mwana wanjye ndi mu kaga uramenye uzamenye cyangwa se mwana wanjye nseka nabo bagira igomwa mwana wanjye umenye inyanja wogamo utazarohama wiyita ikizibu uzamenye uko ugenda ibyo bigufasha kwimenya ukamenya uko ugenda rero urumva iyo ushatse kwipfukirana ibyo byose uba ushatse kwica ahazaza uwo mwana wishe ko nyina amubwiza ukuri amubwira uwo ari we yamubwira rero urumva ibyo byose uba ushatse kubyica hari nabo numvishe bavuga ngo bitwaza ngo isiko ntakwanga kwita nabi ariko burya icyo kibazo ni cyangwa se uwo mugani sinzi n'uwawuciye ariko uwo mugani urimo n'ubujiji bwinshi kuko mbere na mbere uba wamaze kwisubiza kuko umubyeyi ndibaza ko kaba yagukunze abagukunda umubyeyi abagukunda rero kujya kukwita bitewe n'ibiharimo niko twabonye ko umubyeyi ashobora kukwita bitewe n'ibiharimo cyangwa n'ibihe yanyuzemo cyangwa n'ibihe wiwe abona ko aho agana iyo bigana bo n'ibi bintu bucyana ayandi mwana wanjye ndabona ntazi nzaba ndora wa mugani uti nzaba ndora nzaba mbarirwa
by'izi ngendo z'aba bantu n'iki, urumva ibyo nabyo ushobora kubishinjaho. Rero uvuga ngo iswa nakwanga kwita nabi, ntabwo byari ukukwita nabi, ahubwo ni ubuhanuzi, ni umwuka. Burya umubyeyi yagukwita ari umwuka umukoreyemo. Rero bishoboka rwose, nyamuneka mwajya mwirinda guhindura amazina. Ibintu byo guhinduza amazina rwose ubundi ni nk'icyaha kibi cyane, kuko uba ushatse gutesha agaciro imvo n'imvano yawe. uba urimo gusa nk'aho wowe uzimiza ukuri iswa yakuvugiyemo. Ibyo bintu bisa nk'aho ari ukuzimiza ukuri iswa yakuvugiyemo. Kuko ndamufite umuntu wa hafi yanjye wahinduye amazina, ariko iyo nsubiye mu mazina nsanga koko uwo muntu nubwo yahinduye amazina akiyita yandi, ariko iyo ugereranyije usanga koko ibyo bamwise nibyo, kandi koko usanga ababyeyi baba bameze nk'abahanuzi, usanga byari byo. Kandi iyo urebye no mu buzima bwe ubona ko kuko abantu yaratuyemo, ese ko yabibonye ari ikibazo. Rero uwo mwana yahinduye amazina ntiyamenya ko ise yamubwiye ati turi mu bantu babi, uramenya uzamenye uko ugenda. Araregeka yahindura n'amazina ye, ariko byaje kurangira koko apfuye yishwe. Kandi n'uko kuntu ko kuregeka ko gusibiranya ukuri se yamweretse ko kuriho. Urumva rero nagira ngo ngaruke ku mbaraga z'izina. Bantu mwita amazina, namwe bayobozi bose mutwemerere, izina ni ryo muntu, kandi umubyeyi yita izina burya hatari we gusa, hari umwuka umukoreramo. Ababyeyi akenshi baba ari abareba kure. Rero akenshi rero mujye mureka amazina umubyeyi yita izina ashingiye ku mpamvu zifatika zigaragara. Murakarama.